Kwa nasema narindi kuvuga nashukuru nti ndashimira na support ndanashyigikira sana rais abaperezida wetu wa bose region. ba Hamna region nalala ya East usiku na African mchana, Community cyangwa se hawalali agace ka East kutafuta na sisi African kama wakongomani Community tupate amani, ntibaryama amanywa na nijoro wahisi kugira amani ngo hiyo natwe iwe ya abakongomani watu wote, tubone iwe amahoro aya inahusu mahoro watu kandi wote, abe watu abantu wote wawe na abe amani, ay'abantu watoto wakae bose kwa abe amani, areba abantu bose ili abantu na region bose yetu babe amahoro economy abantu region yetu bose iendelee babeho zaidi, mu ya watu mahoro wote. kugira ngo n'agace kacu ka East African Community kagire amahoro arambye. Ni ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ni 2025. Ni kuri uyu munsi rero M23 AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo bari kwizihiza imyaka 16 babayeho, bakaba barabayeho bitangijwe n'uyu mugabo General Sultan Emmanuel Makenga, akaba ari we watangije iri huriro rya AFC cyangwa se M23 yatangiriye mu mashyamba. Ngubu ikaba imaze kwigarura uduce twinshi, navugamo Kivu y'Amajyepfo, hakaba harimo Goma, hakaba harimo za Warikare n'ahandi henshi cyane, tutibagiwe Bukavu ndetse n'utundi duce twinshi cyane yagiye ifata na za Ovira n'utundi duce twinshi cyane. Ubwo bakaba bagikomeje urugamba, dore ko ngo bivugira ko bamaze imyaka 30 baba mu bihugu bitari ibyabo cyangwa se barameneshejwe. General Sultan Emmanuel Makenga ni muntu ki, yavukiye he? Ese koko ibi bintu akora abikora te? Ese koko ni umukongomani? Niki yavukiye hehe? Yavukiye mu Rwanda cyangwa yavukiye muri Kongo? Yabaye hate? Ese ipeti rya generali yari hawate? Yarigezeho gute? Byatangiye gute? Nitwa Mupinga John Peter Sefuga kuba iyi ngiyi ni Mupingaji Empire NPE. Ngewe rero ubibagezaho, reka ngaruke mu kanya gato tubive imuzingo mbabwire amakuru yose avugwa kuri General Sultan Makenga, tubivugeho byose, tubive imuzingo mbabwire amwe mu mateka ye make agiye azwiho cyane uyu umuyobozi cyangwa se ukuriye igisirikare cy'umutwe wa M23. Reka ngaruke mu masegonda makeya, ntujye kure, ndaje gato cyane nyuma y'amasegonda make cyane. General Sultan Makenga yabonye izuba kuwa 25 Ukuboza umwaka w'1973. Akomoka mu gace ka Masisi, ariko yakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwito ho muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri RDC. Yinjiye mu ngabo za FPR Inkotanyi mu myaka ya mbere yo mu 1990. Urwo rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga, yari umwe mu basirikare b'inararibonye mu gutera agaco umwanzi, nk'uko umwe mu basirikare barwanye nawe babitangaje. Mu ngabo z'u Rwanda yahakuye ipeti rya sergent, ndetse yari umwe mu basirikare batangiye cyangwa batanze umusanzu wo hejuru mu kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze kuri RPF Inkotanyi ziturutse muri RDC. Gusa amashuri yize yagiye akomeza kumubera imbogamizi nk'umwuga we, nk'uko nta ndimi yarazi kuvuga, zaba Igifaransa n'Icyongereza zari hafi ya ntazo. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo yo hagati mu mwaka w'1998 na hagati umwaka w'2002, yari mu batayo ya Nguruma, imwe mu batayo zarwanye karundura mu gace ka Kitoma. Mu mikorere y'iyi batayo, Makenga yagize uruhare rukomeye mu mikorere yayo, by'umwihariko mu gace ka Katanga yarwanye mu b'imbere cyane. Gusa nanone imyitwarire y'uyu mugabo mu gisirikare, nubwo yari umwe mu bakomeye, ntabwo yakunze kuba myiza.
nk'uko bamwe mu barwanye nawe bagera muri babiri babitangaje, aho yagiye atabwa muri yombi inshuro zitari nkeya cyane mu mwaka w'1997. Gusa nanone mu mwaka w'1997 ubwo yatabwaga muri yombi mu mwaka w'2005 nibwo Makenga yageze ku ipeti rya majoro, ubwo yari mu ngabo ziharanira ukwishyira ukizana kwa Congo RCD. Makenga yari mu gace ka Rucuru ubwo General Lieutenant Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe we ugamije kurenganura abaturage CNDP. Icyo gihe byihuse Makenga ni umwe mu bamwumvise vuba maze atangira gukorera Nkunda, ahita anatsindira icyizere cye byihuse kurusha abandi. Muri Gicurasi umwaka w'2012 Makenga ibyo yari arimo byose yarabihagaritse, yinjira mu mutwe wa M23, ahita anazamurwa ashyirwa ku ipeti rya generali. Bidatinze yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23. Kandi w'2012 nibwo uwitwa Ngaruye nawe yazamuwe mu ntera, azamurwa mu ipeti agirwa generali, ahita agirwa umuyobozi wungirije wa M23. Maze ibikorwa bya M23 nibwo byatangiye kuyogoza Congo mu mwaka w'2012, aho uyu mutwe wigaruriye Goma yose. Gusa muri Gicurasi 2013 M23 yakubiswe inshuro na FARDC, ndetse amakuru aza kujya hanze ko Makenga yakomeretse ndetse agahita yitaba Imana. Mu Gushyingo 2013 nibwo M23 yari imaze gucika intege, yemeye kumanika amaboko maze ihungira mu baturanyi ba Uganda, ndetse abandi bahungira mu Rwanda, baratatana bikomeye, ndetse bongeye no kugaruka bararwana mu gihugu cya Congo, ariko nabwo ntibyabahira bihita abyanga. Mu mwaka w'2017 Makenga wigeze no kuvuga ko yitabye Imana, yongeye gusesa imigeri maze yinjira muri Congo bidasubirwaho, maze akaba avuga ko still now aribwo yaba akiri mu gihugu cya Congo. Kuva icyo gihe rero binjiye amashyamba ya Congo, baravuga ati ntago tuhava, maze bagenda bisuganya kugeza ubu ngubu. Makenga atangaza ko afite ingabo zigera ku 6,000 ndetse zaba zinarenga. Kuva icyo gihe rero nibwo baje kwigarurira uduce twinshi tugiye dutandukanye, ariko baza gusubizwa inyuma na Congo, hanyuma bahitamo kutazongera kurwana. Ejo bundi rero nibwo bongeye kubura imirwano, maze bihuriza hamwe n'uwitwa Colonel Nanga. Ubu ngubu bashinze icyitwa AFC cyangwa Alliance Fleuve Congo. Ubu turi kuvugana rero umutwe wa M23 AFC Alliance Fleuve Congo ufite uduce turimo Goma, tukabamo Bukavu, tukabamo Kivu y'Amajyepfo ndetse na Warikare. Ariko nanone ubu turi kuvugana M23 iri gutinywa cyangwa se yatigishije isi ku rwego rukomeye, dore ko byatangiye bumva nyine itazabikora cyangwa itazabigeraho, ari abasirikare bake cyane baraswa bakiruka, ariko ubu ngubu bamaze kugira imbaraga, cyane cyane bo bivugira ko bakora mu gihugu cya Congo. General Sultan Makenga rero ni umwe mu bagabo bafite amateka menshi cyane tuzagarukaho mu biganiro byacu bigiye biri imbere, ariko ibyo wamenyaho muri make ni ibyo ngibyo. Akaba rero avugwaho nk'umugabo udatinya imbunda, ndetse nk'umwe mu bagabo badatinya urupfu, dore ko ubu ngubu banamukatiye cyangwa se bamushinjije ibyaha byinshi, bakaba baranamukatiye n'urwo gupfa.
we ubwe yivugira ati aho mba murahazi muzaze mumfate, reka ngende, ariko reka sinagenda ntababwiye yuko ubu turi kuvugana M23 yamaze gusubiza agace yari yafashe ka Warikare n'utundi duce tukikije nk'uwo mujyi n'ikibuga cy'indege gito yari yafashe. Bivugwa yuko rero Kongo yaba yemeye ibiganiro noneho na M23. Baravugana iki? Ese maye biraza kugenda gute noneho baba bemeye ku meza y'ibiganiro? Reka nge mukanya ngaruke, icyo ngusaba no gukanda subscribe kuri Mupingaji Empire kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Nanjye mubana nitwa Mupingaji John Peter Safe Gakuba, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Reka ngaruke mukanya.